Tekereza uramutse uteruye ibintu bingana n'ikiro kimwe uyu munsi, hanyuma ukabitora inshuro imwe, inshuro ijana, inshuro igihumbi. Ku nshuro y'igihumbi uzaba watangiye kunanirwa cyane, kugera aho n'akaboko kawe kazaba katangiye gutitira. Inyama zawe uzaba wumva zimeze nk'iziri gushya, kandi nawe ubwawe uzaba watangiye kuruha cyane bishoboka. None tekereza ibi ngibi waramutse ubikoze buri segonda, buri munota na buri saha, mbese ubuzima bwawe bwose. Ubyumvisha kumva bidashoboka. Si urugingo rwawe rw'umutima rukora ibi ngibi ubuzima bwawe bwose. Kuva uvuka kugera upfuye, umutima wawe uzahora ukora ibi ngibi nta na rimwe uruhutse. Nta na rimwe uryama, nta na rimwe ufata akaruhuko gatoya. Uramutse uruhutseho gatoya, cyane cyane nk'iminota mikeya, ubuzima bwawe bwose bwahita burangira. Wakwisanga wapfuye. None ni gute umutima ungana utya, ungana n'igipfusi cya muntu, ukora ibi ngibi kugera imyaka 100 ukarinda unarenga, kandi utarushye na rimwe? Ibi ngibi bikorwa gute? Tugiye kuba twakwinjira mu mutima wa muntu, tumenye ngo ni banga ririmo rituma uyu mutima utaruha. Abantu benshi batekereza ko umutima akamaro kawo ari gupompa amaraso gusa. Gusa umutima ukora ibirenze ibyo ngibyo abantu batekereza. Ubundi umutima wa muntu, cyane cyane ku muntu ukuze, utera inshuro 100,000 buri munsi. Ibi ngibi bikaba bingana n'inshuro 35,000 ku mwaka. Ubundi umuntu agize imyaka 70, umutima umaze gutera inshuro 3,000,000, kandi izi ngizi koko ni nyinshi bishoboka. Nta na rimwe wigeze uruhuka. Ese kandi tugereranyije, umutima uko utera wohereza amaraso ibirometero 100,000 mu miyoboro y'amaraso. Kugira ngo ubyumve, tekereza kino kintu gipompa amazi mu buzima busanzwe. Ubundi kiramutse gipompa amazi buri segonda kitaruhuka, mbere na mbere iyo tiyo ishobora kuba yaturika. Kuko icyo kintu gipompa amazi gishobora kuba cyashyuha cyane ndetse kigashwanyagurika. Gusa umutima wawe ntujya uruhara nta n'ikintu, kandi bikora buri munsi, buri mwaka, nta na rimwe uruhutse. Kandi nta gice na kimwe kiba cyasimbuwe, nta n'amavuta yakoreshejwe, nta n'ikintu runaka cyakoreshejwe kugira ngo umutima utaruha. Waba uryamye, waba uri kureba filime, waba uri kwiga, cyangwa se hari ikindi kintu uri gukora nko kwiruka, umutima ukomeza gukora nkaho nta n'icyabaye. Ni iki gituma uyu mutima utandukana n'ibindi bice bigize umubiri wacu? Gusa igitangaje, burya umutima uraruhuka buri gihe upompye amaraso ku nshuro imwe. Iyo witeguye kandi utangiye gupompa amaraso ku nshuro ya mbere, abahanga babyita systole. Hanyuma iyo uruhutse babyita diastole. Gusa uku kuruhuka mu gice gitoya kiri munsi y'isegonda, kandi uruhuka buri gihe uko uteye. Niba umutima ushaka kuba watera inshuro 60 mu munota umwe, bivuze ngo umara nka 1/2 urimo uraruhuka. Tekereza urimo ukoma amashyi yawe. Uramutse ukoma amashyi nta na rimwe uruhutsemo, waruha vuba. Gusa uramutse ukoma amashyi ukaruhuka, ukoma amashyi ukaruhuka, ayo mashyi uri gukoma amara igihe kinini. Umutima ni uku nguko ibikora. Urakora ukaruhuka, ugakora ukaruhuka, inshuro amamiliyoni, kugira ubuzima bwawe bwose ukora gutyo. Ibi bituma umutima ushobora kuba wamara imyaka 10 nta na rimwe urushye. Indi mpamvu ituma umutima utaruha ubundi, ni uko umutima wakira oxygen cyangwa se uyu mwuka duhumeka n'intungamubiri buri munsi. Imiyoboro y'amaraso yitwa coronary arteries igaburira umutima ubwayo. Nubwo umutima upompa amaraso mu mubiri wose, nawo ugenzura neza yuko wafashe umugabane wayo mbere na mbere. Utunyangingo tw'umutima tugira utundi duce natwo dutoya twitwa mitochondria. Ibi ngibi bifasha umutima kuba wafata ya oxygen yoherejwe ndetse n'intungamubiri ukabihinduramo imbaraga uraza gukoresha. Mitochondria atekereza yuko ari nk'amasitasiyo akora imbaraga menshi aba ari muri buri karemangingo kaba mu mutima. Rero uko oxygen n'izo ntungamubiri zikomeje kugaragara, umutima ukomeza gutera cyane kuko ufite imbaraga nyinshi zakozwe muri aya masitasiyo twavuze. Niyo mpamvu gutera kw'amaraso kugira ingaruka nyinshi ku gutera k'umutima wa muntu. Rero iyo coronary arteries zibaye wenda zifite ikibazo runaka, wenda zigafungwa, niyo mpamvu utangira kubona umutima wawe utangiye kubura umwuka, bino bigatuma habaho heart attack, bishobora kuba byaguteza ingaruka ku buzima bwawe. Rero umutima utwisha isomo, kandi isomo ryiza.
ikora cyane kandi igakora igihe kirekire, ifashe imbaraga zayo ikaziringaniza kandi igakora igihe cya nyacyo ndetse cyiza. Ntabwo ijya itakaza imbaraga zayo kandi ifite uburyo bwihariye wiha imbaraga, kandi ukatwigisha neza yuko kugira ngo ukore cyane kandi ugakora ibintu bihambaye ugomba gukora wibuka yuko ugomba no kuruhuka. Akanya uriko uranyumva umutima wawe urimo uratera gakeya kandi ugenda uruhuka unakora, nujya ukenera yuko uwushimira. Umutima wawe rero utera neza iyo ukora siporo, ukarya neza, ukirinda kunywa amatabi kandi ukirinda stress kandi ugasinzira neza. Nibikora umutima uzakomeza utere neza imyaka myinshi igiye gutambuka kandi n'indi myaka myinshi igiye kuza imbere yawe. Na Fabrics murakoze.